Nongereye mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeza kudukurikira mukomeza kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni byinshi cyane rero dukomeza kugenda tugarukaho ibitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeza kugenda byandika. Reka mbabwire ngo muri mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mu rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho aka kanya. Abo umuryango wa Lieutenant General Innocent Kabandana nabo babanye mu gisirikare kuva ku rugamba rwo kubora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, bagaragaje ko yari intwari ku rugamba, atabara ubuzima bwa benshi ndetse nyuma akomeza kwigisha urukundo mu banyarwanda. Lieutenant General Kabandana yavutse mu mwaka w'1968, ari mu ngabo zarwanye urugamba rwo kubora igihugu kuva mu mwaka w'1990 zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. General Retired Fred Ibingira babanye mu gisirikare ubwo yari mu mugoroba wo kwizihiza ubuzima bwa Lieutenant General Innocent Kabandana ku itariki ya 9 Nzeri 2025. Yavuze ko abenshi bagiye mu gisirikare bakiri bato byari umuhamagaro wo gushakira abanyarwanda amahoro ndetse no kuba mu gihugu bose bibonamo. Yibukije ko bamwe mu bari ku rugamba bapfuye, abandi barakomereka bagira ubumuga bwa burundu, abandi kandi barakomereka byoroheje, abandi barakira, ariko icyo ati twari tugendereye baba abatabarutse baba abakomeretse burundu baba ibyo byiciro ati bindi mvuze ati cyari igihugu kandi ati cyarabonetse, ibyo yagombaga rero gukora ati mu buto bwe byose yarabikoze. General Retired Ibingira yavuze ko mu myaka 35 yabanye na Lieutenant General Innocent Kabandana ari umwe mu bantu barashwe kenshi ariko agasimbuka urupfu. Ati Kabandana ari mu barashwe kenshi, urupfu rero atari ururimbwa, ntabwo rwakabaye rufata Innocent Kabandana umugaba mukuru w'ingabo. Ati ari hano, ati afite ingabo ayoboye, izo ngabo zakabaye zigabwa ati zigahangana n'urupfu, ati ntirutware Innocent Kabandana, ariko imbwa irakwiba nyine ukabirwa uko yakwibye. General Retired Fred Bingira yavuze ko ku itariki ya 21 na 22 Ukuboza mwaka w'1990 Kabandana yakomerekeye ahitwa Nkanda, ubu habarizwa mu murenge wa Kiyombe, ubwo umwanzi yabageragaho hagati ya saa 12 na saa 1, bari hagati y'imisozi ibiri kubera umunaniro n'inzara, bakanguka rero babona umwanzi ari kubarasa. Mu nzira yo guhunga baca muri iyo bikoki. Lieutenant General Innocent Kabandana yarakomeretse bwa mbere ariko ntiyatinda gukira. Ati icyo nenda kubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we, ati uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa, ati kandi abahaguye bari benshi ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe arakira. Yasobanuye ko mwaka w'1991 ingabo za RPA zirasa muri Ruhengeri, Cyanika na Muremure, hose Lieutenant General Innocent Kabandana yaharwanye ari umusirikare muto ariko ufite imbaraga nyinshi. Muri Gicurasi umwaka w'1991 umuyobozi w'urugamba yahaye imbunda za machine gun 10 abasirikare bari muri batayo ya Bravo na Mike, kandi ngo zagombaga rero gufatwa n'umusirikare ufite imbaraga kandi utagira ubwoba. Icyo gihe Kabandana yabaye umwe mu bahawe machine gun. Izo batayo zombi zagombaga kandi kuva mu Birunga zikajya gufunga umuhanda wa Rusumo. Ati aho niho rero namenyeye Lieutenant General Innocent Kabandana neza rero. Ati tubaha imbunda nimugoroba zipfunyitse mu mashashi, ati zigifite amavuta bazisiga, ati byasabaga rero abazihawe kugira ngo bagende bazoze bazitunganye ibashe gukora akazi neza. Kabandana amanukana iyo mbunda, ati kuko nge nari umuyobozi abasirikare bandinda, ati hari aho baba bateguye ndaba mari, atabamanukiramo. Umwe mu basirikare aramufata ati wowe uraca nkande, afata aba basirikare kandi bitwaga ko ari bo bakomeye, arabakubita barahamuka, ati bariruka. Akaba rero ari Fred Ibingira, umwe mu bari abarinzi ba Ibingira, yagiye kumureba amubwira ko ari umusirikare wasaze akabakubita bose. Mu gitondo General Retired Fred Ibingira ngo yabajije abasirikare uwaba yabakubise abarinzi be. Kabandana ahita abyemera ndetse aravuga ati bagukunda kuturusha, ati bagiye kugira rero, ati ndabakubita. Yahamije ko ipeti rya mbere rya Caporal Kabandana yariherewe aho mu rugendo rugana ku
muri pariki ni ukuvuga Iburasirazuba ku itariki ya 18 Gicurasi umwaka w'1991 batayo yari iyobowe na Retired General Fred Bingira yari imbere, umuyobozi abasaba rero kuruhuka, Bravo yari inyuma ikarinda umutekano, ariko umwanzi anyura imbere agera ku basinziriye baryamye mu bihuru. Ati twakuwemo n'amasasu menshi mu basirikare batoya ati barwanye bagatabara bagenzi babo Kabandana yari arimo, ati uko yagasohotse mu gihuru mashini ganiye atangira kurasa umwanzi, ati nta n'umuyoboye, ati nta n'umubwiye ngo kora ibi n'ibi, kubera iyo mbunda yabaga ifite imbaraga nyinshi bituma abenshi basohoka mu bihuru. Ati turisuganya turasa umwanzi, ndibuka kuri iyo tariki nibwo General Musemakweri yarashwe, ati n'abandi benshi bararaswa. Umwanzi yari ahafite ingabo zigera kuri 900 zari zihanganye na batayo y'abantu 200 badafite ibikoresho, ati bahangana n'ingabo za leta. Ku itariki 21 Gicurasi General Fred Ibingira yarakomeretse ajya kuvurizwa hanze, asubira ku rugamba nyuma y'umwaka n'igice, yongera kandi kubana na Kabandana muri batayo imwe. Icyo gihe Kabandana yari yungirije ushinzwe ibikorwa bya politike mu mutwe y'ingabo babarizwagamo, akabifatanya no kurwana urugamba. Ati rero umwaka w'1994 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, ati no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Kabandana turi kumwe, ati guhera muri Mutara, ati kuzagera Butare, ati niwe mu bantu bajya ati baboneka kuri izi mbuga nkoranyambaga ikarubamba, ati ateruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu biciwe muri iriya paruwasi. Yavuze ko Kabandana yarokotse urupfu rurokokwa na bake cyane mu gisirikare, kuko mu mwaka w'1994 bageze ku Ruhuha muri Bugesera yerekeje ahari hari General Mubaraka Muganga ajyanye n'imodoka ya Daihatsu, agarukana abantu babarirwa muri 12 muri iyo modoka bari barokotse. Mu muhanda Nemba Nyanza warutwezemo mine ahantu hose, ati bagaruka imodoka yaturikanywe na mine, abantu bose ati yarokoye barapfa, we ashya wese ariko ntiyapfa. Ati izi ntambara zose Kabandana yarazirwanye, abaho ejo bundi ajya kurwana n'ibyihebe mu mahanga, ati gutangayo umutekano ntiyapfa, araza yicwa n'indwara. Yashimangiye ko Kabandana atazazima kuko asize abana, asize RDF n'igihugu yarwaniriye akagishyira ku murongo. Ati njya numva bamwe mu ntera hamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira, ati niba ijuru rizakira ziriya ntera hamwe, twebwe nitwe tuzaba abambere kwakirwa mu ijuru. Ati nta kuntu ijuru ryabaho ngo ntiryakire Kabandana watanze ubuto bwe agatanga imbaraga ze, agakora adakorera umushahara, adakorera ibyubahiro, agakorera abanyarwanda. Ati uwo muntu ukorera ibyo imyaka 4 yamaze ku rugamba nta mushahara, kandi abakozi b'Imana iyo ashinze itorero ashinga uyu munsi mu gitondo abatura bagatangira gutura, ati kuko iyo badatuye iryo torero risenyuka. Ariko yamaze imyaka 4 adahembwa, aba mu itorero ati ridahemba ariko rihemba ukuri, ati ubuzima ubugingo. Muzi ko ati hari bagenzi bacu ati batatiriye iki gihango, ati bakagira inda nini, ariko ibihembo babonye barabizi, ati ntibazapfa babonye iki cyubahiro. Lieutenant Colonel Tadi Naramabuye akaba na muramu wa Lieutenant General Innocent Kabandana yashimiye ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ibishoboka byose ngo bavuze Lieutenant General Kabandana. Ati twabanye mu byiciro byinshi cyane, twabanye mu byiciro byo kwitegura gutabarira iki gihugu, tubana mu rugamba rwo kugitabarira, na nyuma yaho turabana mu majyepfo aho yarashinzwe kugira inama urubyiruko n'abandi bose bitegura gukorera iki gihugu. Icyo gihe rero abayobozi b'ingabo bo barabyibuka, bafashe icyemezo ko bamwe mu ngabo bajya gukomeza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi. Lieutenant Colonel Tadi Naramabuye wigaga muri kaminuza y'u Rwanda yafatanyije na Lieutenant General Kabandana kugira inama urubyiruko ndetse no guhumuriza abari bafite ubwoba bwo kuzaryozwa uruhare rwabo rwa bene wabo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ati utekereze izo mbaraga igihugu cyacu, ati kuko abayobozi nibo babaga rero bamutumye kujya kwigisha urukundo, ati abantu bakoreye ubwicanyi abandi, ati nkanamwibukira ku yandi masomo twafatanyaga guha urubyiruko rwari rucitse ku icumu twigaga muri kaminuza. Ntabwo rero nzi imbaraga aho zavaga, ariko ngarutse ku byo twahoze tuganira nk'umuryango, umuntu agizwe n'imbaraga z'ubwoko butatu. Hari imbaraga za roho,
imbaraga z'ubwenge n'imbaraga z'umubiri, ati ibindi byose byubakwa biturutse kuri ubwo bwoko butatu bw'imbaraga. Yahamije ko Lt Gen Kabandana yagendeye kuri izi mbaraga zirimo iza roho n'iz'ubwenge, nizo zubaka ibikorwa byose umuntu akora, zari zubakiye ku rukundo nk'uko bakuru bacu batahwemaga kubidukangurira batubwira ko urukundo ariyo ntwaro ya mbere tugomba rero gukoresha nubwo tutarabona izindi ntwaro zinyuranye. Ati rurakora, ati babivuze, ati bazabahora, ati babisubiramo, urukundo niyo ntwaro itaneshwa. Yashimangiye ko Lt Gen Kabandana rero yakoresheje iyo ntwaro yubaka urubyiruko mu ngero nke, ati nabahaye, ati n'izindi nyinshi, agera ku ntego, ati abera urugero abantu benshi cyane, kandi ntabwo dushishikajwe ko Imana yamwicaje hafi yayo, ntabwo ari amarangamutima, ati ibikorwa bye birivugira muri rusange. Ni byinshi rero bakomeje kugenda bavuga kuri Lt Gen Innocent Kabandana witabye Imana mu bihe bishize. Rero akaba yarahoze i Cabo Delgado muri Mozambique, aho yari akuriye ingabo zagiye kurwanya ibyihebe.